Amahoro y'Imana nagumye abane namwe. Turagarutse n'ubundi mu kiganiro cyacu gica kuri Irera TV1. N'ubundi muri kumwe n'ubwoko bw'Imana buterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese idushakaho kugira ngo abe aricyo dukora nk'ubwoko bw'Imana kugira ngo tuzaragwe cyangwa tuzagororerwe ingororano mu bwami bwa Data mu gihugu cyo mu ijuru. Murakoze cyane, nishimiye kongera kubana namwe, ndabanezerewe cyane kandi nuko mugenda mubitwereka ko mubana natwe, n'abaduhamagara abatwandikira kuri komenti, turabibashimiye cyane. Turagushimiye cyane wowe wakoze subscribe, n'ubundi turi kumwe, buri kiganiro dushyizeho cyose urakibona, kandi turarika nawe utarakora subscribe ngo uyikore kugira ngo tujye tubana muri kino kiganiro. N'ubundi nk'ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, ariko mbere Yesu Kristo ataraza, ubwoko bw'Imana cyangwa abacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa, ariko Imana ishimwe yuko ubu ngubu natwe turi ubwoko bw'Imana. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. N'ubundi tugiye kuganira kuri byinshi cyane nk'ubwoko bw'Imana, duhugurana, dufashanya kugira ngo tuzaragwe ubwami bw'Imana kandi kugira ngo tuzahabwe ingororano nk'izo twari twarateganirijwe mu gihe cyatambutse kuva isi yaremwa. Imana ishimwe cyane. Rero n'ubundi dukomeje icyo tugiye kuganiraho nk'ubwoko bw'Imana, n'ubundi nk'uko intego yacu musanzwe mubizi ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko ndetse n'inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana, ariho dusiganirwa kujya cyangwa kugana. Imana yacu nishyirwe hejuru kandi Imana yacu nihabwe icyubahiro. N'ubundi muri kumwe na Sibomana Anastase, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana byinshi byimbitse, ariko nyirizina tugiye kureba ni iki cyaguhesha kuba umuragwa w'ubwami bw'Imana, cyangwa ni iki cyaguhesha kuba icyaremwe gishya. Ni iki cyaguhesha kuba icyaremwe gishya? Ni ukuvuga ngo iki kiganiro tugiye kuganira kirimo byinshi cyane byimbitse kandi by'umumaro, fondasiyo ya byose byo kuba umuragwa w'ijuru cyangwa kuba mu ijuru cyangwa kuba umwana w'Imana hagiye kubonekamo byimbitse. Niyo mpamvu nkurarikira kugira ngo iki kiganiro mu gihe tugitangiranye n'ubundi ugikomeze kugira ngo ugisoze wumvishemo byinshi by'ingenzi, kuko usanga n'igisobanuro cyimbitse kigenda kiboneka hagati mu kiganiro cyangwa ku musozo, mu gihe umuntu ari ku mwanzuro cyangwa icyo twakwita conclusion. Dufashanye rero, tugiye kurebera hamwe ikintu cyaguhesha kuba icyaremwe gishya, cyangwa icyaguhesha kuba icyaguhesha kuvuka ubwa kabiri, icyaguhesha kuba umwana w'Imana. Aha ngaha turarebamo icyaguhesha kuba ubwoko bw'Imana, icyaguhesha kuba God's people. Yego, tugiye kureba icyaguhesha kuba ukijijwe cyangwa icyaguhesha gukizwa. Tugiye kurebamo n'icyaguhesha kuba uwarokowe. Tugiye kureba nyine icyakurokora muri ibyo ngibyo, hagiye kugaragaramo icyakurokora. Tugiye kurebamo n'icyaguhesha kuba uw'Imana, icyaguhesha kuba bene Imana nyirizina. Tugiye kurebamo icyaguhesha kuba uwizera cyangwa umwizera, icyaguhesha kuba umuragwa w'ubwami bw'Imana, cyakugira kuba umutambyi. Tugiye kurebamo icyaguhesha nyirizina gufata icyo Kristo yagufatiye. Turanarebamo kandi n'icyaguhesha gusenga mu buryo bwumvirwa ku Mana, icyaguhesha uburyo bwo gusenga bwa nyabwo bwaguhesha kumvirwa ku Mana. Yego, tugiye kurebamo n'icyaguhesha kuba icyaremwe gishya, twabivuzeho. N'icyagira gute, ibya kera, n'icyaguhesha kuba ibya kera byaba bishize. Yego, hakaba hagize gute, hagiyeho ibishyashya. Tugiye kureba n'icyaguhesha kuba urusengero rw'Imana, n'icyaguhesha gukiranuka kw'Imana. Tugiye kurebamo kandi n'icyagira gute, n'icyaguhesha kuyoborwa n'umwuka
wera cyangwa kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Mbese niki cyaguhesha kuba umwigishwa wa Kristo Yesu, cyangwa niki cyaguhesha kuba umwigisha? Mbese niki cyaguhesha kuba intumwa y'Imana? Nicyo ngicyo kiraza kuboneka kuri iki gisubizo tugiye kurebaho. Yego, muri kino kiganiro nibyo turasangamo. Mbese niki cyaguhesha kuba uwera? Niki cyaguhesha kuba umutagatifu? Niki cyaguhesha urwandiko rwakwinjiza mu bwami bw'Imana? Niki cyaguhesha urwandiko ruzakwinjiza mu ijuru? Nicyo turanirabamo hano muri kino kiganiro, kandi uraza kugisobanukirwa mu buryo bwimbitse. Dukomezanye kandi ube bugufi kugira ngo nawe usobanukirwe iby'ibi ngibi turi kuganiraho, kugira ngo nawe wajya kuganiriza abandi cyangwa ugiye kubigisha ube ubifite mu buryo bwuzuye, buri ngingo imwe yose uyisobanura kuwakubaza ikibazo icyo ari cyo cyose. Tugiye kurebamo kandi niki cyaguhesha ikimenyetso cy'Imana, cyaguhesha ikimenyetso cy'Imana. Mbese niki cyaguhesha kuba wakubahiriza isabato mu buryo bwuzuye? Ari byo, niki cyaguhesha kuba ufite ikiruhuko cya Yesu Kristo muri wowe? Niki cyaguhesha gutunga ikiruhuko Imana isaba yuko abantu bakwiriye kuruhuka, ariyo sabato? Yego, niki noneho kigiye kugaragara ko cyaguhesha kurokoka urupfu rw'iteka? Niki cyaguhesha kurokoka urupfu rw'iteka? Niki cyaguhesha kurokoka kubutazarimbuka cyangwa kuzaba aho bamwe bita mu muriro utazima, ahandi bita kuzabana na Satani? Mbese aho ngaho icyaguhesha kuharokoka ntuzajyeyo, ahubwo ukazaragwa ubwami bw'Imana. Nicyo tugiye kurebera muri kino kiganiro. Ube maso kandi sangiza na mugenzi wawe muri kumwe, mumenyeshe kino kiganiro, mucyumvire hamwe, kandi n'uwo mutegeranye mwoherereze, ukoreshe umwoherereze, yaba ari na gurupe nini ngari ugaragaramo cyangwa ubamo, nayo uyoherereze kugira ngo babone, bumve, basobanukirwe iki kiganiro nyirizina ibyo kivuga, kuko ni iby'ingenzi. Ni fondasiyo y'ubuzima waba warazanywemo muri iyi si, ni fondasiyo y'aho ugana hanyuma y'ubu buzima tubamo muri iyi si. Reka ikindi kintu turareberamo, hano turasangamo icyaguhesha ubugingo buhoraho, cyaguhesha ubugingo bw'iteka, cyaguhesha kuzabana n'Imana mu bwami bwayo, cyangwa kuzasingira icyo Kristo yagufatiye, cyangwa kuzabona icyo amaso yacu atarabona, ndetse n'icyo atarinjira mu mutima w'umuntu cyose, n'icyo amatwi yacu atarumva. Icyo ngicyo kugira ngo uzabisingire uzabiheshwa n'iki? Nicyo tugiye kubona muri kino kiganiro. Ube maso kandi utega amatwi ukurikire kugira ngo tugendane kuri buri kimwe cyose, kuri buri ngingo. Aho wumva ugize ikibazo n'ubundi uze kubona uko uhabaza, kubera ko uraba wahumvishe. Aho utanga inyunganizi n'igitekerezo, naho ubone uko ubitanga, kubera ko uraba wakurikiye. Yego, ikindi turaboneramo kwihana kwa nyako uraguheshwa n'iki ngiki tugiye kubonamo hano, ndetse n'icyitwa kwatura uraza kugisangamo hano muri kino kiganiro. N'icyitwa kwezwa, ni gute wakwezwa, niki cyakweza? Yego, mbese kwatura twari tuvuze, ni ubuhe buryo bwo kwatura Imana yavuze, yatwandikiye muri Bibiliya? Yego, ukatura bikaba byiswe yuko watuye cyangwa wakoze igikorwa nyamukuru Imana isaba gukora. Kwihana Imana ishaka gukorwa mu buhe buryo? Iki gisubizo kiri buze kugaragara kiraguhesha kubona ibisubizo by'ibibazo byose turimo kugenda twibazaho. Ese tugiye no kureba niki kiraguhesha kuzaraganwa na Kristo, kuzahemberwa hamwe na Kristo Yesu. Mbese ikindi twakwibazamo hano, mbese Imana irabyara? Yego, iki kiganiro nagira ngo nkwibutse yuko ni ikiganiro twasubitse, twari dufitanye n'ubundi na Mishayeli uzwi ku izina rya Papa Shami. Ni ikiganiro twasubitse cyatambutse mu minsi yashize, nicyo ndimo gusubukura kugira ngo tucyuzuze cyangwa nyuzuze mu buryo tugera ku mwanzuro wayo cyangwa ku musozo wacyo gisobanutse mu buryo bwuzuye. N'ubundi twari bugisubike tukagisoza mu buryo bwuzuye, n'ibikenewe muri icyo kiganiro bikaboneka, ariko mu buryo kubw'impamvu ya tekinike
ntago byakunze. Rero niyo mpamvu turimo kugenda tugisubukura. Murakoze cyane. Reka turebere hamwe mbese ikiraguhesha ibi ngibi byose ni iki. Niyo mpamvu ngusaba kugira ngo ube maso, kandi iki kiganiro nk'uko tugitangiranye ugikomeze uze kugisoza kugira ngo uze kubona n'ibyo wasobanurira abandi n'ibyo wakwigisha abandi. Murakoze cyane. Tugiye kwifashisha ijambo ry'Imana, turasoma mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice bitatu. Yego, mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice bitatu, dusome ku murongo wa mbere nk'uko n'ubundi twahifashishije hamwe na Mishayeli. Ibice bitatu mu butumwa bwiza bwa Yohana, turebe ku murongo kugira ngo n'abatarumvisha icyo kiganiro tugendane. Reka duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemo, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro, aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari nawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramwumva. Icyo Yesu yamusubije, Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Ngicyo Yesu Kristo yasubije Nikodemo. Nikodemo bagihura ari nijoro, atangira kumutaka, kumushimagiza, gusobanura Yesu Kristo ari we n'ibyo abasha gukora. Mbese bisa nkaho ari ukumushima, kumutaka. Ariko Yesu icyo yahise akora, yahise amusubiza icy'ingenzi gikenewe ku buzima bwande cyangwa ku mibereho ya Nikodemo. Iki cy'ingenzi nicyo yahise amusubiza. Yahise amubwira ati, ku murongo wa gatatu, Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Ahangaha iki ngiki Yesu Kristo yarabwiye Nikodemo ni icy'ingenzi kandi ni icy'umumaro mu buzima Nikodemo yari arimo mu isi, kandi bikazamuganisha n'ahakwiriye mu gihe cyo kujya mu bwami bw'Imana. Mu gihe cyo gusoza ubuzima bwo kuri iyi si hariho guhembwa, hariho no guhanwa, ariko yamweretse inzira y'icyamuhesha kuzashimwa cyangwa kuzahabwa ingororano. Aribwo yamubwiraga ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Yashatse kumubwira yuko kuvuka ubwa kabiri cyangwa kubyarwa ubwa kabiri ari byo bizamuhesha kuragwa ubwami bw'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ahangaha nawe wahibaza, ese ko amubwiye yuko kuvuka ubwa kabiri ari byo byamuhesha kubona ubwami bw'Imana, uku kuvuka ubwa kabiri ni iki nyirizina? Hari abantu benshi bajya babivugaho mu buryo butandukanye. Ese Nikodemo we yabivuzeho iki? Nikodemo we yahise avuga ati, Nikodemo aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Icyo nicyo kibazo Nikodemo yarahise abigiraho, nk'uko n'undi wese ashobora kubyibazaho, nk'uko natwe mu gihe cyatambutse twabyibazagaho, ariko tuza gusobanukirwa nk'uko Yesu Kristo yasobanuriye Nikodemo. Twumve Yesu icyo yamubwiye kuri gatanu. Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Yesu Kristo yari arimo asobanurira Nikodemo icyamuhesha kubona ubwami bw'Imana. Yarimo amusobanurira icyamuhesha kuzajya mu ijuru, icyamuhesha kuzaragwa ubwami bw'Imana, icyamuhesha kuzagororerwa ingororano Imana ivuga izaha abayikunze cyangwa abayemeye. Nikodemo kuko atari yasobanukiwe kuvuka ubwa kabiri, Yesu ahita amusubiza ati, nutabyarwa n'amazi, nutabyarwa ndetse n'umwuka, ntabwo ubasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Nikodemo ntiyakomeza kubisobanukirwa. Yesu Kristo nawe akomeza yongera kumusobanurira. Nikodemo ayibaze, ese kubyarwa n'amazi ni gute nzabyarwa n'amazi? Yego, ese kubyarwa n'amazi ni iki? Nikodemo akomeza kubyibazaho. Yesu Kristo wumva icyo yahise amusubiza ku murongo wa gatandatu. Ku murongo wa gatandatu yahise amusubiza kubyarwa n'amazi icyo ari cyo. Yahise amubwira ati, ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri. Yesu Kristo ngo iki gisubizo yahise asubiza Nikodemo. Yahise amubwira ati, ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri.
badukurikiye, bene data, bashiki banjye, papa, mama, barumuna banjye, yego rungano, mwese munkurikiye, ndagira ngo mbwire ngo Yesu Kristo arimo gusobanurira kubyarwa n'amazi, abisobanurira Nikodemu, yaramubwiye ati ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri. Nagira ngo tugaruke gato, uraza usange mbese umubiri ubyara undi mubiri binyuze mu buhe buryo? Ese iyo umubiri utanze uwundi mubiri haba habaye iki? Uyu mubiri ubyaye undi mubiri havuka uruhinja. Icyo nicyo kintu tuzi cyo, kandi nicyo Yesu Kristo yasobanuriye Nikodemu. Yarimo kumwereka yuko kubyarwa n'amazi ari uko umubiri uba wabyaye uwundi, kandi Nikodemu yari yaramaze kuvuka we abyawe n'undi mubiri ku bwa papa we na mama we. Ese ibi bintu nibyo koko Yesu Kristo yamusobanuriye? Reka tuze duhuze ijambo ry'Imana turebe icyo ririmo gukomeza ribisobanuraho, kuko yaramubwiye ati kubyarwa n'amazi ni uko ikibyarwa n'umubiri nacyo ari umubiri. Ese reka turebe Yesaya abivugaho iki? Reka turebe na Yesaya, dukomeza tureba icyo ijambo ry'Imana rigenda ribisobanuraho. Yesaya ibice 48 ku murongo wa mbere havuga iki? Haravuga ngo nimwumve ibimwanzu ya Yakobo mwe abitiriwe izina rya Isiraheli bagakomoka mu mazi ya Yuda. Hano naho haje habisobanura. Aba bantu biswe yuko bakomotse mu mazi ya Yuda, suko hariho inyanja yitwa Yuda, suko hariho ikiyaga cyitwa Yuda, ahubwo Yuda bavuga bakomotseho nuko ari we wababyaye bakavuka, akaba ariko kuvuka kwa mbere, ariko kubyarwa n'ayo mazi ya Yuda. Ni ukuvuga ngo uku kubyara Yuda yababyaye, ayo mazi ye bakomotsemo ni utunyangingo twe, nicyo twakwita amatembabuzi yo mu buzima bwa Yuda bakomotsemo. Ese tusome kugira ngo tuhumve. Bibiliya ntagatifu yo ihasobanuraho iki? Bibiliya twari dusomye ni Bibiliya yera, kubera ko ikinyarwanda kigenda cyuzuzanya. Yego, Bibiliya ntagatifu yo ihasobanura gute cyangwa ihavuga gute iyo tuhasomye? Nutujya mu Bibiliya ntagatifu haravuga ngo Izayi ibice 48, Izayi ibice 48 umurongo wa mbere haravuga ngo nzu ya Yakobo nimutege amatwi ibingibi, mwebwe abitwa izina rya Isiraheli mukaba mukomoka ku rubyaro rwa Yuda. Mwiyumviye icyo Bibiliya ntagatifu y'isi bisobanura mu buryo bweruye. Yiravuze iti mukaba mukomoka ku rubyaro rwa Yuda. Urubyaro rw'umuntu nabamukomotseho cyangwa nawe yabyaye mu buryo bw'umubiri. Hano Yesu Kristo rero tugarutse, Yesu Kristo aramusobanurira Nikodemu yuko umuntu wabyawe n'umubiri, yego wavutse ariho, akwiriye kubyarwa n'umwuka kugira ngo abone kuba umuragwa w'ijuru, cyangwa kuzaba mu bwami bw'Imana, cyangwa kuzabona ubwami bw'Imana, cyangwa kuzabona ubugingo buhoraho. Noneho bene data, reke dukurikire ijambo ry'Imana turebe n'iki ijambo riri mu kuvuga mu gihe nk'iki ngiki, kuko hariho benshi cyane bavuga ijambo ry'Imana bagamije ikindi bakabisobanura ukundi. Twe turimo kureba icyo Bibiliya isobanura. Bene data, iki gihe ntabwo ari igihe cyo gusinzira bwoko bw'Imana aho muherereye hirya no hino. Iki gihe si cyo gusinzira, ni igihe cyo kugira ngo dusobanukirwe icyo Imana yacu yo mu gihugu cyo mu ijuru, Imana irimo yaduteguriye ubwami, icyo yavuze, icyo yamenyesheje, icyo yatangaje, kondisiyo cyangwa amabwiriza yashyizeho dukwiriye gukora kugira ngo tuzabone kuraga ubwami bwe. Rero dukwiriye kubisoma uko biri, bigasobanurwa uko biri, kugira ngo tutabusanya n'icyo Imana ishaka ko dukora. Yego, rero ntabwo dukwiriye gusinzira, n'icyo wamenye nawe kimenyeshe abandi. Uwo nkurikiye uri kubyumva ntubyihererane, ahubwo bimenyeshe n'abandi, wakohereza iyo linki cyangwa nabo mubasha kuganira hafi ubiboherereze. Reka dugumye turebe mbese ko Nikodemu amaze gusobanukirwa cyangwa amaze kubwirwa kubyarwa n'umubiri icyo ari cyo. Ukubyarwa n'umwuka kundi gukurikiyeho yamusobanuriye ni ukuhe? Uho yavuze ati
ngo Yesu amusubira, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka, twari tumaze gusobanura kubyarwa n'amazi icyo ari cyo, none kubyarwa n'umwuka yongeye ngo nutabyarwa n'umubiri n'ubyarwa n'umwuka ntubasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Yego, none kubyarwa n'umwuka yari agiye kumusobanurira, niko tugiye kumva uko yakomeje amusobanurira. Rero hepfo kuri 6 yahise amusobanura kubyarwa n'umwuka uko ariko. Yahise amubwira ati ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Yego, amusobanuriye kubyarwa n'umwuka. Nikodemo kuko yari atarimo gukomeza byumva bisobanukirwa, Yesu Kristo akomeza amusobanurira. Ako turebe no kuri 7 icyo havuga. Yesu yaramubwiye ati witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Yesu yeruriye Nikodemu yuko bimukwiriye kubyarwa ubwa kabiri hamwe n'abo bari kumwe, hamwe n'abo yigishaga, dore ko Nikodemu nawe yari umwigisha. Ariko Yesu aramubwira ati witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Nikodemu impamvu yabwiye kuriya nuko yari amaze kubyarwa ubwa mbere, ariko kubyarwa n'amazi, ariko kubyarwa n'umubiri, ariko kubyarwa n'ababyeyi be kwamubayeho. Aramubwira ati rero birabakwiriye yuko mubyarwa n'ubwa kabiri. Kandi wibuke ko Nikodemo yari ikibazo yari yagizeho, ese umuntu yasubira mu nda ya mama wakongera akabyarwa? Yesu Kristo aramubwira ati witangazwa nuko ukwiriye kongera kubyarwa ubwa kabiri. Nuko Nikodemo uburyo yatekerezaga akwiye kubyarwa mu bwa kabiri bwari buhabanye n'icyo Yesu Kristo yari arimo kumubwira, byari buhabanye no kuvuka ubwa kabiri icyo ari cyo. Rero twumve uko arimo kumusobanurira. Niho tubonye kuri 7 avuga ngo witangazwa nuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri, umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko numenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko wabyawe n'umwuka wese amera. Ahise amusobanurira wabyawe n'umwuka w'Imana cyangwa wabyawe n'umwuka wese uko amera. Amubwiye ko bigenda bike. Wumva iki gikorwa uko bigenda ku muntu wabyawe n'umwuka w'Imana. Yego, ari we wabyawe ndetse ubwa kabiri. Wumva uko bimugendekera. Kuri 8 niho bivuga ngo umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko numenya aho uva cyangwa aho ujya. Ngo niko wabyawe n'umwuka wese amera. Ahangaha ashatse kumwereka iki? Ahamo kumwereka yuko umuntu wabyawe ubwa kabiri, uwo nguwo aba atarimo kwiyobora, atabarimo kwigenga, ahubwo haba hari undi urimo kumuyobora cyangwa urimo kumugenga mu mibereho ye yose, ku buzima arimo. Kubera iki? Yahawe undi muyobozi mushyashya cyangwa undi mushya muri we, niho ahita aba n'icyaremwe gishya. Dukomeze hepfo turebe nyirizina kuko kubyarwa ubwa kabiri arimo kumuhishurira ni ukuhe, mbese yabimusobanuriye gute kugira ngo natwe tubisobanukirwe ibyo ari byo, kugira ngo n'undi wese wamenyesha ubimumenyesha. Niho hano turaza kureba bamwe usanga kuvuka ubwa kabiri babyita kujya mu mazi menshi, babyita kubatizwa, ariko turaza turebe nyirizina icyo bishatse kuvuga ibyo ngibyo byose, ibyo byombi. Wowe maso ugumye ukurikire, tugumye tubane kugira ngo ubone nuko uzasobanurira abandi nabo ibyo ari byo cyangwa rino jambo icyo rishatse kuvuga. Yego, niho ku murongo wa 8 tumaze gusoma, kurebe ku murongo wa 9. Nikodemo aramusubiza ati ibyo bishoboka bite? Yesu aramusubiza ati ukaba uri umwigisha w'Abisiraheli ntumenye ibyo? Iki kibazo gikenewe kumenyekana ku bantu bose, cyangwa ibi bisobanuro ukwiye kubimenya wowe mwigisha, wowe urimo niba uri gutaratangira no kwigisha, ariko uwabyawe bwa kabiri wese abasha kwigisha no gusobanurira abandi bari impande n'impande. Ese ni gute Nikodemo niwe wabibwirwaga, ni gute uri umwigisha w'Abisiraheli ntumenye ibi ngibi? Ni gute uri umwigisha ntumenye iby'ingenzi bikwiriye ukwiye kubanza gutanga mbere y'ibindi? Mbese igikwiriye cyangwa urufatiro ukwiye kubakiraho cyangwa kwigishirizaho urwari rutaranarumenya. Niho Yesu Kristo arimo asobanurira abwira Nikodemo ati ni gute uri umwigisha w'Abisiraheli ntumenye ibintu nk'ibi ngibi, ntumenye ibisobanuro nk'ibi ngibi? Mbese ni mu kuyobora abantu uvuga ko bajyana mu bwami bw'Imana, ukaba utazi igihesha abantu ubwami bw'Imana, si yaba ari ikibazo? Aho ngaho ni ikibazo. Tube maso, dukurikire, twumve icyo ijambo ribivuga, turebe icyo Imana irimo kutumenyesha mu gihe nk'iki kugira ngo abe ari cyo dukora. Nicyo turimo kuganiraho
ahangaha muri uyu mwanya kugira ngo dusobanukirwe tumenye igikwiriye, twe kureba ku byo abantu bavuze, twe kureba ku byo bavuga, twe kureba imbaga nyamwinshi icyo yemeza, ahubwo turebe icyo Imana irimo kuvuga. Imana yacu ibigumye ibe mu bugufi bwacu. Yego, kuri 11 bakavuga ngo ni ukuri ndababwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara nimwemera ibyo duhamya. Ubwo nababwiye iby'isi nimwemere, nimbabwira iby'ijuru muremera mute? Niko akomeje gusobanurira Nikodemo. Nawe ntawe azamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru. Yego, akamanuka akaza hasi. 14 tugiye kumva nyirizina igisobanuro cyo kuvuka ubwa kabiri, igisobanuro nyirizina cyo kubyarwa ubwa kabiri, cyangwa cyaguhesha kuba umuragwa w'ijuru, cyangwa icyaguhesha biriya byose twabonye twavuze hejuru. Usubiyeyo wahita ubibona icyaguhesha. Niyo twabisubiramo, tugiye kureba nyirizina uku kuvuka ubwa kabiri kuguhesha kwitwa ubwoko bw'Imana, cyangwa kuba ubwoko bw'Imana, cyangwa ikiguhesha kuvuka ubwa kabiri, cyangwa ikiguhesha ku mwana w'Imana, kiguhesha kuba ukijijwe, kiguhesha kuba urokowe, kiguhesha kuba uw'Imana cyangwa bene Imana, cyangwa kuba umwizera, cyangwa ikiguhesha kuba umuragwa w'ubwami bw'Imana, cyaguhesha kuba umutambyi. Tugiye kureba nyirizina iki cyaguhesha gufata icyo Kristo yagufatiye. Tugiye kureba icyaguhesha nyirizina uburyo wabasha gusenga ukumvirwa. Tugiye kureba ahangaha icyaguhesha kuba icyaremwe gishya. Tugiye kureba icyaguhesha kuba ibya kera byaba bishize ukaba winjiye mu bishyashya. Tugiye kureba icyaguhesha kuba urusengero rw'Imana, icyaguhesha gukiranuka kw'Imana. Niko tugiye kureba icyaguhesha kuba umwuka w'Imana wakuyobora, nk'uko tubibonye hejuru ngo nk'uko umuntu yumva guhuha k'umuyaga ntumenye aho uva ntumenye n'aho ujya, ariko ngo uwabyawe n'umwuka wese ni uko nguko amera. Tugiye kureba icyaguhesha rero kuyoborwa n'umwuka w'Imana, kandi tuzi yuko abayoborwa n'umwuka w'Imana bose ari bo bana b'Imana. Tugiye kurebayo kandi n'icyaguhesha kuba intumwa y'Imana, icyaguhesha kuba umwigishwa wa Kristo, icyaguhesha kuba umwigisha, icyaguhesha kuba uwera, icyaguhesha kuba umutagatifu imbere y'Imana kandi imbere y'abantu. Twe kureba ibyo turi kuvuga, ibi ni ibyavuzwe kubw'Imana ibwira ubwoko bwayo. Turimo kureba ishimwe ryo ku bantu, turimo kureba ishimwe ku Mana yitanga ijuru. Nituza kureba ishimwe ku bantu kandi abantu atari bo batanga ubwami bw'Imana cyangwa bataratanga ijuru, aho ngaho turaba turimo mu nzira ya nyayo. Abenshi usanga barimo kuganisha mu gushimwa n'abantu n'imbaga nyamwinshi, ariko nyirizina ese Imana nayo niko irimo kubishima, niko irimo kubishaka? Nicyo kintu turimo kurebaho. Ako turimo kureba icyo Imana ivuga. Rero iki ngiki tugiye kurebaho nyirizina, tugiye kugeraho ni ikiguhesha kuba uwera imbere y'Imana, ikiguhesha kuba umutagatifu imbere y'Imana, atari imbere y'abantu ngo wakoze ibi n'ibi. Imana yibishaka gute? Nicyo turi kureba. Tugiye kureba ikiguhesha urwandiko rwinjira mu bwami bw'Imana. Tugiye kukureba ikiguhesha ikimenyetso cy'Imana, aho uri hose ukaba ugendana ikimenyetso cy'Imana, aho uri hose ukaba ufite ikimenyetso cy'Imana. Icyo tugiye kureba kandi ni ikiguhesha kurokoka urupfu rw'iteka, ikigukiza cyangwa icyadukijije urupfu rw'iteka, urupfu rwo kuzabana na Satani cyangwa kuzaba mu irimbukiro. Yego, ikindi tugiye kureba ahangaha nyirizina ni ikiguhesha kwatura Imana ishaka, ikiguhesha kwezwa, ikiguhesha kuba wihannye. Icyo gikorwa tugiye kuvuga cyo kuvuga ubwa kabiri kiguhesha kuba wihannye kandi watuye, kuko biraza kugaragaramo. Naguheshe kandi kuba umuraganwa na Kristo, kinaguhesha ndetse kuba ubyawe n'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Naho ngaho rero muri Yohana ibice 3 ku murongo wa 14 niho tugeze. Nimba udufatiye ahangaha cyangwa ariho wese ubyumvira, usubiye inyuma muri iki kiganiro uraza kumvayo, kuko imirongo yabanje twayisomye muri iki gice cya 3. 14 havuga iki? Ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa,
kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ahangaha Yesu Kristo yeruriye abyeretse neza Nikodemu kuvuka ubwa kabiri icyo ari cyo, cyangwa icyamuhesha kuvuka ubwa kabiri. Hakaba navuka ubwa kabiri haraba hakubiyemo biriya byose tubonye, urahita uba ubyujuje, sibyo? Uraba wuje biriya byose tubonye hejuru tumaze kuvuga. Aramubwiye ati nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Hano tugarutse ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ririya jambo kugira ngo uze kurisobanukirwa uko byagenze urwo rugendo rwose, urajya mu kubara ibice 21, urareba buryo ki Mose yamanitse inzoka mu butayu n'icyabiteye. Ariko icyabiteye kugira ngo amanike iriya nzoka mu butayu ni uko Abisiraheli bagomeye Imana, cyangwa banyuranije n'icyo yari yarashyizeho bakwiriye kugenderaho. Imana iboherezamo inzoka yo kubarya y'ubumara butagomborwa. Byumvikane ko byasaga nk'aho ari igihano kuri bo, ariko uwo yaryaga wese yarapfaga kuko yari ifite ubumara butagomborwa. Mose aza kuvuga ati aba bantu uko tubona bagiye gushira, ubwoko bw'Imana tugiye gushira, ajya gutakambira Imana. Aravuga ati Mana turengere ku bw'iki kibazo. Ugiye hara mu kubara ibice 21 haraza kubigusobanuriraho neza. Noneho Imana iramubwira ati Mose, genda ucure imiringa, genda ucure inzoka mu miringa isa nka ya yindi barya, uyimanike mu butayu ku giti. Umuntu uzajya uribwa n'iriya nzoka azajya agenda areba iriya nzoka uzaba wamanitse, azajya ahita akira ubwo bumara bw'iyo nzoka abe muzima. Rero tugarutse hano twari turi, Yesu Kristo yerekana Nikodemu igihesha ubwami bw'Imana cyangwa kuvuka ubwa kabiri. Yaramubwiye ati ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu cyangwa Yesu Kristo, umwana w'umuntu ni Yesu Kristo wavugwaga mu gihe amaze gushyirwaho ibyaha by'abantu bari mu isi bose. Yego, uyu mwana w'umuntu uvugwa hano ni Yesu Kristo, ariko yamaze kugera gute? Gushyirwaho ibyaha by'abari mu isi bose. Noneho haravuga ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu nawe akwiye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Byumvikane ahangaha herekanye yuko uwizera Yesu Kristo nk'uko nawe yamanitswe ku musaraba, ngo niwe ufite kuraga ubugingo buhoraho. Aho ngaho hahise herekana yuko handi yamubwiye yuko ngo utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Noneho hamweretse igihesha ubwami bw'Imana yuko ari ukwizera Yesu Kristo wamanitswe ku giti. Imana ishimwe cyane. Ni gute uri bubashe kwizera uku kwizera avuze kuraguhesha ubwami bw'Imana? Twibuke yuko mu gihe cyatambutse mu isezerano rya kera, twibuke yuko batambaga ibitambo kugira ngo umuntu yemerwe imbere y'Imana, kugira ngo aba atariho umugayo imbere y'Imana, ndetse muri uwo mwanya akaba yabagenewe n'ijuru. Idore icyabagaho, bazanaga igitambo kidafite inenge, kirobanuwe, kimeze neza nk'itungo ryagakwiye gukurwaho icyororo. Ahangaha tugarutse kuri Yesu Kristo, Kristo Yesu nawe nta cyaha na kimwe yagiraga, yego nta kosa na rimwe ryamugaragaragaho, kuko yari utunganye imbere y'Imana. Turimo kuvuga imbere y'Imana kuko tuzi yuko n'abantu bajya bamwirukankana n'amabuye bashaka kumutera amabuye cyangwa kumutembagaza mu manga. Kubera iki? Bo yanyuranyaga n'ibyo abantu batekereza. Natwe icyo turi kurebaho ni iki Imana ishima, ni iki Imana ishaka ko dukora, ntabwo ari iby'abantu dushaka ko ntabwo ari iby'abantu dushaka kwereka cyangwa ko tugendere ku byo bashaka, ahubwo ni iki Imana ishaka ko dukora. Rero tugarutse aho ngaho kuri igihe cya kera cy'ibitambo, bafataga icyo gitambo bakakizana na wa muntu w'umunyabyaha, akabara aho ngaho wakoze ibyaha, bagiye gutambira icyo gitambo, akavuga ibyaha bye, bikajya bikabarurwa kuri cya gitambo, kuri rya tungo ryazanywe ritagira inenge,
noneho muri gihe byaha bishyizwe kuri cya gitambo, kuri rya tungo ryo rikaza kwicwa rihowe bya byaha, bigaragare ko byiswe yuko iryo tungo cyangwa icyo gitambo aricyo cyabikoze, bigaragara nk'aho ryo ryakoze ibyo byaha, noneho rikicwa, kuko ijambo rivuga yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, iryo tungo naryo rikicwa. Noneho wa muntu we, kuko ubwiza bwa rya tungo burimo kubarurwa kuri wa muntu wazanye cya gitambo, we agahita bumwere nk'uko rya tungo ritari rifite inenge. Rero icyo gihe akava aho ngaho ashimwa n'Imana kandi ari n'umuragwa imbere y'Imana, akaba ari ntamakemwa. Rero no kuri Yesu Kristo nguko uko dusabwa kwizera Yesu Kristo, ni uko wizera yuko ubwo yicwaga ku musaraba yaziraga, ukizera ko yaziraga ibyaha byawe, igihano cyari kiri kuri wowe kikaba cyarimuriwe kuri we. Byumvikane, ibyaha byari bikuriho byabazwe kuri Yesu Kristo, arabizira, aricwa, ubwiza bwa Yesu Kristo bubarurwa kuri wowe. Niyo mpamvu ijambo ryerekana yuko uwo Imana ibonaho amaraso ya Yesu Kristo itamugira gute, itamwita ukiranirwa, kuko aba yarangije kuba umukiranutsi ku bwa Yesu Kristo. Nguko rero uko umuntu abasha kuvuka ubwa kabiri, nguko ikiguhesha kuvuka ubwa kabiri. Icyo gihe kuri 16 niho babivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Uwizera gutyo tubisobanuye ntabwo arimbuka, nta nubwo azarimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Ubugingo ahabwa n'ubw'iteka ryose, ndetse kuko uzabana n'Imana mu gihugu cyo mu ijuru. Imana ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Ukuvuka ubwa kabiri kumubayeho biheshejwe no kwizera Yesu Kristo ko yamucunguye ku bw'ibyaha bye, bimugira kuba udasanzwe. Nibyo bimugira urwa rutonde rwose twavuzeho dutangira, ndetse tumaze no kuvugaho mu kanya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngicyo ikigiye kuguhesha kuba umuragwa w'ijuru. Mbese uku kuvuka ubwa kabiri ko hari ababyita yuko ari umubatizo, byaba ariko kuri icyo ngicyo cyaba ari ikinyoma, kuko ibi ngibi Yesu Kristo yasobanuriye Nikodemo nta mubatizo wagaragajwemo, ahubwo hagaragajwemo kuvuka konyine. Kuvuka ukwa mbere no kuvuka ubwa kabiri. Kuvuka ubwa mbere ni kuriya Nikodemo yarabyawe n'ababyeyi be. Kuvuka ubwa kabiri ni ukubyarwa bundi bushya, kubyarwa n'umwuka. Icyo gihe ugatangira kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Rero ukubatizwa yaba ari iki? Kubatizwa yaba ari iki? Nicyo tugiye kureba nyirizina. Ukubatizwa icyo ari cyo tugiye kureba muri Petero, urwandiko rwa mbere rwa Petero. Twihute tugereyo. Rwa mbere rwa Petero, ibice 3 umurongo 21, ibice 3 umurongo 21. Turebe icyo harimo kuvuga, turebe igisobanuro cy'umubatizo. Haravuga ngo urwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 3 umurongo 21, ngo nanuba amazi niyakibakiza namwe mu buryo bw'igishushanyo cyo kubatizwa. Icyakora si uko akuraho ico ryo ku mubiri, ahubwo ni isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza, ribakirisha kuzuka kwa Yesu Kristo. Ngiki gisobanuro cyo kubatizwa. Kubatizwa si ukuvuka ubwa kabiri, ahubwo kubatizwa ni ikimenyetso. Yego, ni ikimenyetso kandi ni n'isezerano. Yego, ni isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza. Umutima uticira urubanza ni ukuba wavuye mu makosa cyangwa mu byaha, ahubwo umutima wabaye uwera. Uba wawuvuyeho ryari? Wamaze kuvuka ubwa kabiri, wabaye icyaremwe gishya. Rero niho hano mu gihe bigiye kuba ikimenyetso cyangwa isezerano, kubatizwa ni igikorwa kiba hanyuma yo kuvuka ubwa kabiri, bimeze nko guhamiriza abantu cyangwa imbaga nyamwinshi yuko wavutse ubwa kabiri. Kubatizwa ni ikimenyetso kiza guhamiriza abantu ibyakubayeho mbere. Ibyo byakubayeho mbere ni iki? Kuvuka ubwa kabiri. Ubiheshejwe n'iki? Kwizera Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza mu bugingo
bwawe. Imana yacu ishimwe cyane, ngicyo umubatizo urimo kuvuga. Imana ishyirwe hejuru kandi ihabwe icyubahiro. Tugarutse hariya muri Yohana ibice bitatu n'ubundi dukomeza tureba icyo hepfo havuga kuri 17 abisobanura ngo kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntacirwaho iteka. Uwizera Yesu Kristo ntabwo acirwaho iteka, kuko kumwizera nk'uko twavuze hejuru, kumwizera nk'umucunguzi wawe nibyo biguhesha kuba umuragwa w'ijuru. Wamaze kuba umuragwa w'ijuru, gucirwaho iteka nta kuba guhari. Ego, ng'umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Utizera we, uwo nguwo aba aciriweho iteka, ego, kuko atizeye Yesu Kristo ko icyo gikorwa yakimukoreye cyo kumucungura. Yego, uko gucirwaho iteka ni uko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kuwurutisha umucyo, babitewe n'uko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi naza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Ahangaha niyo mpamvu umuntu wamaze kwizera ibyo akora byose biba bikorewe mu Mana. Ibyo akora byose aba ayobowe n'umwuka w'Imana. Tugiye kureba umuntu wamaze kuvuka ubwa kabiri icyo ari cyo. Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 haravuga iki? Haravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. 13 bavuga ngo abo ni babyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Kuko harimo ibisubizo byinshi twasubije kuri bya bibazo byerekanye yuko n'ubundi Imana ibyara ngo abo ngabo babyawe n'Imana. Uyu muntu wamaze kuba umwana w'Imana ni iki kimubaho? Tugiye kureba mu Baroma ikintu kiba kuri uyu wamaze kubyarwa n'Imana diregite bikiba muri ako kanya. Ni iki kiba ku buzima bwe? Bigenda gute? Ako turasanga no muri Yohana habivuze ibice 3 haravuga ngo nk'uko wumva guha k'umuyaga ariko numenya aho uva numenya aho ujya, ngo niko n'uwabyawe n'umwuka wese amera. None mu Baroma ho habivugaho iki? Mu Baroma ibice 8 tugiye kuri icyo bivuga. Haravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose ni abana b'Imana. Byumvikana aha hantu twumva ijambo ry'Imana icyo rishatse kuvuga. Abana b'Imana ntibiyobora. Abana b'Imana bayoborwa n'umwuka w'Imana. Uyu muntu rero urimo gukora cyangwa urimo kugendera ku by'abantu cyangwa imbaga nyamwinshi yemeza, atarimo kugendera ku cy'umwuka w'Imana umuyoboramo, ntabwo ari umwana w'Imana. Ahubwo abana b'Imana, ego, abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana gusa. Imana yacu ihabwa icyubahiro kandi ishyirwe hejuru. Bene data, iki gihe ntabwo ari igihe cyo gusinzira cyangwa tuvuge ngo tugiye gutinda muri byinshi tureba icyo abantu bemeza, ahubwo turebe icyo Imana iyo yavuze muri Bibiliya cyangwa icyo yadutangarije. Ego, Imana yacu itube bugufi kandi iturengera. Yego, niyo mpamvu turaza gusanga kuri iki kintu kigendanye n'umubatizo twavuzeho, abemeza yuko kubatizwa ariko kuvuka ubwa kabiri byo ni ikinyoma. Bishatse kuvuga iki? Uyu muntu wari ubambanywe na Yesu Kristo ubwo bari batatu, reka turebe ubwo yemerewe yuko ari bubane nawe muri paradizo, yaba yaramubeshye? Reka turebe icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Iyo turebye muri Luka ibice 23 umurongo 39 haravuga ngo umwe muri abo bagome babambanywe aramutuka ati, si wowe Kristo? Ngaho ikize natwe udukize. Ariko uwa kabiri amusubiza mu cyaha ati, no kubaha Imana ntuyubaha? Ego, uri mu rubanza rumwe n'urwe? Twebweho duhowe ukuri,
tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati, mwami, uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Wumva icyo Yesu yamusubije? Aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Ahangaha tuhagarutse ku uyu mugome umwe yemerewe yuko bari bubane muri paradizo. Hari aho mubonye ajya mu mazi menshi bakamubatiza, cyangwa hari amazi bamusutse ku gahanga? Nuko uyu nguyu yari amaze kumwizera. Iku kumwizera yuko yamucunguye bimuhesheje kuba umuragwa wo muri paradizo. Ariko si amazi abimuhesheje, ahubwo ni ukwizera. Imana yacu ishimwe cyane. Ngira ngo aha hantu naho habisobanuyeho cyangwa habivuzeho. Imana yacu ishimwe cyane. Ni nako abantu bo muri iyi si bose dukwiriye kugira gute? Dukwiriye kwizera Yesu Kristo, kuko ari we twahawe gusa wo gukirizwamo. Nta yindi nzira, nta bundi buryo bwo gukirizwamo usibye kuri Yesu Kristo gusa, ukamwizera yuko yagupfiriye ku musaraba i Golgotha kubw'ibyaha byawe, maze akabizira. Ubwiza bwa Yesu Kristo bubarwa kuri wowe, ukabuvutse ubwa kabiri. Bene data, bwoko bw'Imana aho muherereye hirya no hino ku isi, nagira ngo nkubwire ngo sangiza bagenzi bawe iki kiganiro kugira ngo habeho gufashanya, kuko impande n'impande bafite ukundi kuntu bagiye babivuga banabisobanura, ako binyuranye n'iki Imana yashatse kumenyekanisha. Rero iki ni igihe cyo kugira ngo umenyekanishe ukuri. Wowe urimo kuyoborwa n'umwuka w'Imana, wowe wavutse ubwa kabiri, wowe wabaye ubwoko bw'Imana, ndetse urimo kumvira icyo ijambo ry'Imana rivuga, kora igikwiriye, menyesha abandi igikwiriye cy'ingenzi, wibiceceka, kuko ntabwo ari igihe cyo kubiceceka, ni igihe cyo kumenyekanisha ukuri. Murakoze cyane. Rero n'ubundi tuzakomeza tuganire no ku bindi byinshi bigiye bitandukanye, tumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko intego z'ubwoko bw'Imana aho duhereye hirya no hino ku isi tubiheshejwe n'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu. Kuko mbere mu gihe cyatambutse ubwoko bw'Imana cyangwa abacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa, ariko ubu ngubu mu mahanga yose tubonekayo. Rero niyo mpamvu nk'uko dufite intego yo kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko inzira y'ukuri ijya mu ijuru, wibyihererana, wibiceceka, sangiza abandi iki kiganiro. Kandi nawe mu gihe nimba utarakora subscribe kuri iyi channel ya Irera TV1, wayikora kugira ngo buri kiganiro dushyizeho, buri cyigisho dushyizeho, buri kuri kose twaharaniye kumenyekanisha dushyizeho, nawe kukugeraho, ubone uko gutanga nawe kuzuye. Murakoze cyane. Rero n'ubundi mwari kumwe n'ubwoko bw'Imana buterwa n'ishyaka kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa icyo Imana Data twese dushakaho, kugira ngo tuzagororerwe ingororano mu bwami bwa Data nk'abana b'Imana. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigumye bigwire muri mwe, mubiheshejwe kumenya Imana Data wa twese na Yesu Kristo umwami wacu. Murakoze cyane. Naho ubutaha.